Tuti bakurwa bene data aho muteraniye hirya hino nongera kubifuriza isabato nziza. Imana y'ubuntu igumye kuba hafi kandi bakomeze. Ubwo rero bene data nk'uko dusanzwe dufite gahunda yo gufata umwanya tukarushaho gusobanukirwa n'ibyera Imana iduha, tukagerushaho gusobanukirwa n'inzira turimo. Iyo cyatumye dufata uruhererekane rw'ibyigwa byo kugira ngo dusuzume aho turi n'aho tugana. Ndagira ngo rero aka kanya twongere dukomeze ku kigwa twari twagereranyirijeho ikigwa cya gatandatu. Ubwo turakomeza ku kigwa cya karindwi. Kuri icyo kigwa cya gatandatu twari twarabonye aho tugenda, uko tugenda kugera turi kugenda tugana. Ubwo ndagira ngo twamaze kubona neza yuko ibyari byarahanuwe byarasohoye. Ni ukuvuga ngo ubwo twari twarabwiye ko igihe cya nyuma itorero rizaba akazuyazi, twabonye uko byagenze kugira ngo rigere ku gihe cy'akazuyazi. Mbere y'uko rero dukomeza kugira ngo turebe neza, turusheho kuzirikana ibyo tubwirwa bidufasha gusobanukirwa n'aho turi kujya no kugira ngo dusuzume intambwe zacu. Ndangira kubasaba kugira ngo dufate akanya tujye mu maboko y'Imana kugira ngo abamarayika batube hafi kandi bagumye kudukomeza, bagumye kutwigisha, badusobanurire neza n'aho tugeze, bityo ntidushobore kwisuzuma no gutakamba dusaba imbabazi no gusaba imbaraga zarushaho kudukomeza mu nzira nyayo. Data wera, mwami Imana yacu, uhimbazwe uhabwe icyubahiro. Turagushima data ku bw'aka kanya, ku bw'uburinzi bukomeye ugumya kubana natwe. Turagushima ku buryo ugumya kutumurikira data inzira tugomba kunyuramo, ndetse ukaduha umucyo w'ijambo ryawe, umwuka wera akatumurikira nabwo kugira ngo dushobore kwimenya uko turi, kugira ngo dushobore kwihana, tubabazwe n'icyerekezo kidakwiriye turimo, maze duhindukire koko tugende mu mucyo utuyoboramo. Ndakwinginga data, uko duteranira hirya hino, uko dufata umwanya wo kuza gukurikira ibyo tubwira, ibyigwa data uduha, ndakwinginga ngo ari wowe urushaho kubitwumvisha. Kandi ndasabira bose turi kumwe aka kanya n'abandi bazaza mu bihe biri imbere, bakafata umwanya kugira aho bari mu mihanda barimo, data ujye uzagumye kubegera kandi bagumye kubaha inyonzara n'inyota zo kubisobanukirwa n'ibyawe. Ndakwinginga ngo tube hafi kandi ugumye kudukomeza utwigishe. Mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo data tugushimira kandi tugusaba kugira ngo ukomeze kudukomeza. Mu izina ry'umwami wacu Yesu turagushima data, amen. Nk'uko rero twari turi kubivuga na mu buryo twifurizanya umunsi w'imigisha Imana duha kugira ngo turushe iki kigwa. Munyemerere mbanze mbasuhuze namwe muri kunkurikira kuri Facebook. Ndabasaba kugira ngo nyine akanya nk'uko tugiye gusaba Imana aho turi, abamarayika bagumye kutuba hafi, no kuvuga ngo ntidusahurwe ibintu tubwirwa, ahubwo biduhe byo kudufasha. Maze rero nk'uko akenshi bikunze kugenda, iyo kigwa turi kureba navuga ko kigeze ahantu gikomeye, atari ukuvuga ngo ni amagambo ajya azaba atarumvikana no mu mvugo yacu ya kimuntu, ahubwo gikomereye ni uko tugeze hantu kuri bamwe bibakoraho, maze kuko cyo ari igihe cyo kugira ngo umuntu ace umugozi
satani noneho akagerageza ikintu azana muri we gituma adashobora kurekura. Aho ni hahandi bamwe ngo amagambo bababwirwa arushaho kubazibiranya, maze uburakari bukaba bwinshi. Ibyo impamvu bibaho, bene data, ndagira ngo rwose ntabwo mbibabwira ari uko ari ibintu mu mvugo yanjye, sinzi uburyo nabifata, ariko ni uburyo nta muntu yabwiye kuvuga ko ari uburyo bwo gucyaha. Ngenda babwira kugira nk'umuburo, kuko satani iki kintu agihagurukira kandi akagikomeza, kikaba ingorane kuri bamwe. Muzasoma mu gitabo kikaba gifite intambara ikomeye ku gice cya 38, batubwira ko ngo mu bihe byose byagiye biranga amateka y'itorero, Imana yagiye ihagurutsa abagaragu bayo ngo kugira ngo bacyahe ibibi biri kuba mu itorero, ndetse ibibakubiye ku isi biri kuba mu itorero. Ngo ariko abantu ntabwo baba bishimira ibintu byose bishobora kuba byacyaha ibyo bari bamenyereye. Ndetse no mu bihamya, ndumva n'umuzingo waho wa mbere mu kigwa kivuga ngo ne méprisons pas les censures. Muri icyo kigo nacyo niba batubwira ngo abantu ntabwo baba biteguye kwakira ibintu noneho bigiye gucyaha, bigiye gutuma bava mu nzira mu byo bari bishimiye, mu byo bishimiraga. Ngo satani cyahagurutse, icyo atera icyo gihe, atera ikintu cy'uburakari kigatuma abantu kuko bahubuka bagafata umwanzuro ugiye ushobora kubakoraho kandi ushobora kubarimbuza. Ibyo nibyo byabaye, ndetse dukurebye mu byakozwe n'umwagira igice cyaho ndumva cya 7, ubwo bateraga, ubwo bwari ugusohora kwa bw'abahanuzi bw'ibyumweru 70 tubona muri Daniel igice cya 9. Ubwoko bw'Imana bwari bugiye gusorerwaho byari byarahanuwe yuko bari barahawe igihe, ariko kubera ko bari baramaze kuranirana, ngo bafashe umugambi wo gutera amabuye Stefano, kubera ko Stefano ngo yababwira amateka, arababwiraza noneho ngo ageze ahantu noneho ariko biri gukoba ku mutima wabo, ngo bazubiranwa n'uburakari, batoragura amabuye bayo kumutera. Baramwetera bagira nyine icyo gihe baba biciyeho umwanzuro, babikoreyeho umwanzuro kuko baba bicireho iteka, babasoje cya kintu Imana yari yaravuze. Nimusoma nanone mu nyandiko z'ibanze, umuja w'Imana ari ahantu batubwira ngo avertissement, ku kigo cyitwa avertissement. Icyo kigo nacyo nabwo ariho asobanura ukuntu nawe ngo yabaga afite impungenge z'ubyo agiye kuvuga, ngo kuko yabaga azi ko bishobora kumukururira akaga. Ako kaga nta kandi ni uko yabaga azi yuko abo agiye kubwira bafite kurakazwa n'ibyo agiye kubabwira, ndetse bikaba byamukururira kurebwa nabi nabo n'ibindi byose byakurikiraho. Ariko mu byo byose Imana iramubwiraga ati ubivuge ubabwira. Ese ingero ko twatanga nyinshi, none se twakwirukana Yeremiya yarabacyahaga, ariko nyuma y'icyo umugambi bafataga, bageze ubwo bamujugunya mu rwombo, mu cyobo, mu cyobo cyarimo amazi. Nubwo amazi yari amahirwe yagize no kubona amazi nyine yari yarakamye, harimo ibyondo gusa, ariko bamujugunyamo. Nicyo cyatumaga n'ubundi n'abandi bahanuzi bicwa bose. Bene data, impamvu byo gutsiragira ibintu, ndagira ngo buri wese yafata umwanya wo kureba ahantu tugeze. Turi kuvuga ibyabaye kuri Laodikiya, turavuga iby'akazu kayijemo, ariko nzi ko icyo kintu bikurura intambara kuri benshi, ngaho uwo uri kubivuga atari ibintu ari gusoma. Ako ari amagambo yo kubacyaha, ntabwo baba bemera kuyumva. Ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo
abo nkunda ndabacyaha. Twarabisomye bushize kiriya igice cya gatatu byakozwe mu byaciwe, igice cya gatatu umurongo wa cumi na kane niba nibuka neza, uhereye ku murongo wa cumi na kane n'umubare wa cumi na gatanu baravuga ngo abo nkunda, reka ndebe ayo magambo rijya cumi n'umunani, oya no cumi na gatanu n'umubare cumi na gatanu, bavuga ngo abo nkunda ndabacyaha, akabagira inama. Kuki urwo ntabwo mbese ntabwo ari urukundo koko? Mbese kuko noneho iyo umuntu yiyemeza akavuga ati ndabivuga ingaruka zabyo zizabukoza we, mbese ntabwo ari uko wakunze abantu koko? Bamwe rero ndagira ngo impamvu ndushaho kubikubitiragira, ndagira ngo bene data muri kurikira ibyigwa cyangwa n'abandi bari hirya hino bazabikurikira ikindi gihe, iki kintu mukizirikane yuko icyo kintu cy'uburakari buba buzamuka ni Satani uba wabuzanye, kandi icyo abashaka we abagira ngo abagombye kubugirwa iyo nama yagombye kubagirira akamaro bange gufata umwanzuro nyawo, nk'uko tubibona byagiye biba mu ngero mbahaye mberetse ko ibyo bintu bitari bikwiriye. Ni ku murongo wa 19 avuga ngo abo nkunda ndabacyaha nkabagira inama. Twibukiranyije rero muri iki kigo turi kureba ngo inzira dukurikiye nizo nabwo, inzira ukurikiye wowe ku giti cyawe, mbese byisuzume we, ifata umwanya wo kubisuzuma. Yenda byawe ni nabyo byiza, kuko amagambo wasoma mu Rwanda ubwawe wakwisomera, waba uvuga ati ninjye wayisomeye, noneho yenda menyenda byakora uburakari bukeye, mbese ntabwo no kwefanda gutyo. Mureke rero dusome amagambo ngiye kubabwira, impamvu namwihutira kuri aya ngaya nuko ngiye kubahamiriza ibyo none nababwiye ubushize, ibi byerekeranye na Lawodikiya, ubutumwa buhabwa Lawodikiya. Ubwo butumwa buhabwa Lawodikiya, twabonye ko Lawodikiya nta kintu na kimwe yishimirwa, ni akazuyazi. Twabonye ingorane ukuntu zaje kugira ngo rijye kuba akazuyazi, kandi twabonye ko ibyo bintu byabaye kuva kera, mbese itorero ritari ryatangira rwose gutangira no gushingura ishikamwe. Imana yari yamatangiye kubona ingorane zamaze kwinjira. Twabonye ko umwaka w'1855 ngo umuja w'Imana yabonye ko umwuka w'Imana uri kurwa mu itorero, kandi twabonye n'ingorane icyatuma byose biba ngo nuko abantu intekerezo zagombye kuba zerekeye iby'ijuru zari zarekejwe ku by'isi, noneho ngo bangaga no gucyaha. Reka muri uko kuba ngo ntabwo bemera gucyaha, Imana yari yababwiye ati niba muri akazuyazi ntabwo ushobora gukora inama. Mureke mbabwira dusoma amagambo amwe makeya dufatanyiriza hamwe hano yo kureba uko ngo byari bimeze. Itorero dogo ryahamagarwaga kuva mu kazuyazi, itorero ryagombaga kuva mu kazuyazi, ni ukuvuga ngo ryagombaga kwihana. Uko ukuri kw'Imana kubivuga, abavuga ko bakorera Kristo ntaho bari bataniye n'ab'isi, ibyo ko twabibonye bushize, uretse kwitwa izina gusa. Kandi ibyo rero ntabwo byashobora kubageza mu mucyo bahamagarwa kugendamo. Ibyo nta kuntu bitari kubabaza ijuru, ariko aricyo cyatumaga Imana none ihagurutse umuja wayo ikagenda imuha ibihamya agomba kubabwira. Mu magambo mu bihamya muzingo wa mbere ndafitiye Igifaransa, ubwo abazaba bafite icyo Cyongereza nayo mwabitamo bireberaho yenda.
cyangwa se n'ababirira mu bindi bitabo bindi, icyo kigwa amagambo nshaka kubabwira nari kuri paje 48 muri Gifaransa. Ni mu kigwa kitubwira uko Kristo uko abagaragara mu Bibiliya yose. Ni igice cya 4, chapitre 4, ni igice cya 4. Aho nshaka kugana ni amagambo ahera kuri Yosuwa icyo kigwa. Baratubwira ngo mu Gifaransa, mu Gifaransa turagerageza kugenekereza mu Kinyarwanda kugira ngo twumve icyo bitubwira. Baratubwira ngo on demande souvent pourquoi l'église est-elle si tiède. Akenshi barabaza ngo ni kubera iki itorero ryabaye akazuyazi. La réponse est bien simple. Igisubizo kiroroshye cyane. C'est parce que nous nous détournons de la parole de Dieu. Ni ukubera ko dutera umugongo ijambo ry'Imana. Ni ukuvuga ngo ni uko tutita ku ijambo ry'Imana. Si celle-ci était l'aliment de notre âme, si nous la traitons avec respect et déférence, nous n'aurions pas besoin d'autant de témoignages. Iyaba iryo jambo ry'Imana, iyaba Bibiliya tufite ijambo ry'Imana twayikurikiraga tukagenda uko bikwiriye, mu cyubahiro gikwiye, ntabwo twabaga dukeneye kubona amagambo aducyaha, ibyo bihamya biducyaha. Les simples déclarations de l'écriture suffiraient. Ibyo biri bwaje tubwira byaba bihagije. Ntabwo twari dukeneye ko duhabwa n'ibyo bihamya, ntabwo byari ngombwa. Iyo turamuka tugiye mu ijambo ry'Imana, ahubwo ibihamya byatanzwe kugira ngo nyine biducyahe. Muri rwa rukundo rw'Imana, kwa kundi tubwira ko abo nkunda ndabacyaha, byari yashyizeho ibihamya. Izo mpamvu yahagurukije umuja wayo ikagenda imubwira ibyo agomba kuba tubwira. Arimo uko rero nabwiye yuko ngo mu kinyarwanda kiri mu nzandiko z'ibanze avuga ngo avertissement yahabwaga amagambo akakaye agomba kubwira itorero, ndetse akayikumva ko agomba kuvuga ati ibintu nimbivuga biratuma henda barushaho kurakara. Bagira bati ariko Imana ivuga ati babwire, ntabwo ugomba koroshya ibyo nkubwira, ahubwo bibabwira uko biri. Ni muri ubwo buryo rero Imana yawe ishaka kugenda ibicyaha itorero. Amagambo batubwira ngo ubutumwa buhabwa Lawodikiya, ubushize rero ntabwo ko amagambo nzabasomera. Ni musoma mu butumwa bwatoranijwe umuzingo wa 2 kuri paje ya 25. Baratubwira ngo le message au Laodicée, ubutumwa ku banyarodikiya. Dieu conduit son peuple qu'il s'est choisi sur la terre, une église à qui il a confié le dépôt de sa loi. Imana yiyobora itorero ryayo, yiyobora ubwoko bwayo, yitoranyirije ku isi, ariryo torero, ariryo yahaye kubika ibyera by'amategeko yayo. Il est chargé de communiquer au monde une vérité éternelle. Yabahaye inshingano yo kubwira isi ukuri kw'igihe cyose. Ni ukuvuga ngo ukuri kw'igihe cyose ni ubutumwa bwiza buriya twahawe mu gihe cya Edeni. Ubwo butumwa bwiza bugomba kurangiza isi, noneho buri gihe cya nyuma turi kurangiza. Imana rero abangaba nibo ihaye inshingano yo kugira ngo bakore umurimo wa nyuma uheruka, ibaho ubutumwa buheruka. Il reprend et le châtie. Abikunda irabacyaha kandi kandi ikabahana. Le message à Laodicée s'applique aux adventistes du 7e jour qui ont reçu les grandes lumières
et qui n'en a pas tenu compte. Ubutumwa bwerekeye Abanyarodokiya, ubutumwa bwa le message, ubutumwa ku Banyarodokiya bwerekeye ku Badivantisi b'umunsi wa karindwi bahawe umucyo mwinshi, ngo ariko ntibagira bate, ntibawugenderamo. Ceux qui se sont beaucoup vantés, mais qui n'ont pas marché au pas avec leur conducteur, seront vomis de sa bouche à moins qu'ils ne se repentent. Abo ngabo birata ko bari mu mucyo, ko bahawe umucyo, ariko bakaba batagendana n'umuyobozi wabo, bazarukwa keretse n'ibihana, nibwo bazashobora kuzagumya kuba bari kumwe n'Imana.